Reka tusuze tubifuriza ibihe byiza. Dukomeje isomo ryacu ryo kwiga Vegas Pro 14. Ubu tugiye kurebera bugufi cyane uburyo wakora setting mu buryo bwa mbere. Ushobora kwinjira hano kuri new. Hano bisabye gusavinga kubera ko projet nayifunguye. Okay, ikoze new, funguka ubu buryo. Urabona handitse ngo new project. Urabona handitse video, audio. Ariko reka turebere noneho kuri video. Aha urabona ni hari uburyo bw'ama setting bwinshi cyane butandukanye. Ubu buryo akenshi bujyana nuko screen yacu igomba kubigira ite, ku buryo igomba kuba yaba ingana. Akenshi biterwa na soft nani, biterwa na channel ugiye gushyiraho, uburyo wifuza ko cyangwa se chaîne uburyo wifuza ko screen yawe igomba kuba ingana. Urabona hano dufite turangaha dufite kuri dufite HD 1080 kuri 60, 1200 1920 kuri 1080 ukabibona gutya. Okay, muri ubu buryo uvuga ngo none reka duhitemo hano kugira ngo ubone urebe itandukaniro. Uhita ukora okay, koze okay, ngira ngo bitubona ukuntu screen yacu isigira gute, ihise ihinduka. Ubwo nibwo buryo ugenda ukoramo setting bitewe n'icyo wifuza kugira ute, n'icyo wifuza gukora cyangwa se ko wifuza ko screen yawe igomba kuba ingana. Izi setting zose zigenda zitandukanye. NTCDV ugenda uhitamo iyo ushaka. Urabona nk'iyi ibaye nini kurusha ya yindi ya mbere twakoreshaga 1080. Ugenda uhitamo iyo wumva wifuza. Ushobora kuba wagira gute, ushobora kuba wakoresha uko ugenda ukora setting, bigenda bikwereka uburyo screen yawe urugero ishaka kuba yajya. Hano urabona dufite internet, tukagira NTC. Okay, dukore izo twe tubaza internet. Urabona uburyo tugiye kuri NTC, uburyo screen yacu ihise ingana. Okay, noneho ubu twari turi hano dufite internet, tugiye hano kuri NTCDV. Ukubyumva n'ingi urabona nayo iri wide screen. Dukore okay, urabona ko ibaye wide, ibaye ngari cyane, ibaye wide kurusha kwa kundi yanganaga. Ubwo noneho izi tuzive tumanuke tugende. Urabona uburyo izi setting. Urabona hano dufite internet, tukagira hano NTCDV. Ukubyumva cyane tukamanuka. Urabona noneho dufite ni PAL, kugira ngo ubundi uburyo bwa gatatu ugenda ureba uburyo bitandukanye. Okay, kugira ngo urabona nabwo uburyo screen hise ingana cyangwa se preview yacu. Okay, kadukomeze kugira ngo ugende ureba uburyo zitandukanye n'uburyo nawe ushobora kugenda ukora setting. Noneho urabona twari turi kuri izi za PAL, noneho tugiye kuri izi ngizi kuri iyi HDV. Urabona iyi ngiyi ifite 720 kuri 30. Okay, urayibona ko nayo iri wide screen ukuntu. Okay, reka dukomeze kugira ngo urabona twafashe tuvuye hano atandi tugarukira aha tujya kuri NTCDV. Noneho twari tugeze kuri PAL naho wabibonye. Noneho tugiye kuri izi ngizi, reka duhitemo gukoresha iyi ngiyi HD. Noneho urebe uburyo screen yacu igomba kuba ingana. Okay, urabibona iracyari wide cyangwa se preview yacu iracyari ingari nk'uko bigomba. Ubu ni uburyo bwa setting. Noneho ubushize twarebeye hano hamwe uburyo bwa renders cyangwa se rendering. Turabona n'uburyo hano ushobora ku exportinga media, ukinjira ukazana video yawe. Okay, kadukansoringe. Ariko hari n'ubundi buryo ushobora kuba wakoresha utanyuze hariya. Ushobora kuba wareba video yawe ahantu iri, ukayikurura ukayizana ukayiterekamo. Tayari ikaba yagize gute, ikaba yagiyemo hano.
kuvuga ngo ubwo buryo bwo kuyikata bwo nabwo twagiye turebera hamwe. Urabona urebye muri screen hano ngiye kugabanya sound, urabona ko no muri screen hagize gute, hahise hazimya. Urabona ko nahita iba mask. Bivuga kubera iki? Kubera ko urabona hano h'umuhondo iri selection yaba audio na video, biri selection byombi hamwe. No klika kuri video yonyine niyo ibisigari iri select, noneho niyo ushobora kumanura yonyine kubagabanya urumuri rwayo urugero runaka cyangwa se burundu, ko nta mpamvu ya burundu, ni ku rugero runaka. Ni hano kuri sound urabona naho habaye kano kantu k'umuhondo kayizengurutse, niho hantu ushobora kugira gute gusa naho uyimyotinze. Okay, noneho ubushize twarebeye hamwe rendering cyangwa se renders, tugaragaza ko ushobora guselektiona gutya ugarukizaho video yawe igarukiye, then twerekana uburyo ushobora gukora renders. Bigize kuri renders n'ubundi haza izi main zitandukanye, uburyo ziba ari nyinshi. Okay, ariko reka duhitemo iyi ngiyi, naho tuzahareba ubutaha. Ubundi buryo bwo korohereza uburyo ushobora gukora ka video gatoya nawe ugahita ubona results. Okay, reka tu browsing and ushobora kuyisetinga. Reka dushyire kuri desktop, tuyite Kabera A. Ubu turakora save, twasevinze, then ugahita umanuka ukajya hano ugakora render. Ikoze render kubera ko ayiselection hano, ni ukuvuga ngo irava hano igenda kugeza aho irangiriye. Bivuga ko iyi mibare ni ihita igenda ikwereka uburyo amaframe agenda iyasoma kugira ngo ikore video. N'ubundi irasohoka ari nka kwa kunda, ariko yari nka video ebyiri. Okay, nabwo biba bishoboka kugira ngo zisohoke yari video ebyiri cyangwa se yari data ebyiri zacu ziri hano kuri timeline cyangwa se piste cyangwa se lay, ugaselektiona kugeza aho igarukiye, then ugakora renders, ukabrowsinga, ugahitamo aho igomba kugira gute, aho igomba kujya. Ubu hano iri kugenda ibara kugeza ahangaha. Okay, urabona irarangiye. Ushobora gukora open ugahita uyigeraho, ariko utibuka neza wenda abantu bibagirwa vuba, uhita ujya hano kuri open folder. Kuvuze ngo open folder iti kujyana hahandi urabona hano kuri screen, iti kwereka aho yagize gute, aho yayisevinze.